ubundi ukagerageza kwivuza ugashaka icyo wakora kugira ngo wa munaniro utazaba mwinshi muri wowe. Ni ibintu byakorwa, ni urugendo nyine rwo gukora mu buzima bwa buri munsi. Ubundi umuntu agakora siporo kugira ngo ya maraso abashe gutembera neza, ukirinda kunaniza ubwonko ku buryo byakugiraho ingaruka. Ni ukugerageza kwirinda kwiruhisha cyane, bakirinda icotuma umubiri wawe ugeraho udashobora kwakira uburuhe canke stress. Bumvise naho stress itanguye bakivuza hakiri kare. Mu gihe umuntu aba akora cyane, inama namugira ni iyo gufata umwanya wo kuruhuka. Mu gihe wagize ikibazo ukirinda kugikomeza cyane, ukiha umwanya wo gushaka uburyo ki wakwitekerezaho byoroheje, ukirinda kugomeza kugitekerezaho cyane ku buryo nabyo byakuviramo stress zirenze bikagutera n'iyo stroke. Ngibyo rero ibitangazwa n'abatwaganiriye. Abenshi bati nta makuru menshi tuyifiteho, ariko uyu ni umwanya mwiza wo kugira ngo noneho tugire amakuru tumenye. Ariko mu byo batangamo inama baravuga yuko ari byiza yuko umuntu yakwivuza hakiri kare, ngo kuko amagara araseseka ntayorwa, cyangwa se amagara aruta amagana nk'uko amaze kubitubwira. Nibyo bo batekereza. Birashoboka ko nawe hari amakuru wari ufite kuri stroke, ariko kugira ngo tumenye byinshi kuri iyi ndwara ya stroke, munyemerere nk'uko twababwiye turi hano kuri Polyclinique de l'Etoile tuganire na Dr Venuste Nkundimana atubwire cyangwa se aduha amakuru tumenye stroke kandi turabashe no kuyirinda niba ari indwara yirindwa. Nkuko nanone twatumaze kubibabwira, mutwemerere tuganire kuri stroke. Ese stroke ni iki? Umva nk'umuntu akavuga ati umuvandimwe wanjye yagize stroke, cyangwa se undi akakubwira ati umuvandimwe wanjye yarwaye stroke. Ese stroke ni indwara? Ese stroke ni impanuka? Ni byose kugira ngo tubisobanukirwe, reka tubibaze Dr Venuste Nkundimana n'umuganga hano kuri Polyclinique de l'Etoile. Agiye kudusobanurira byinshi. Mu gutangira mutwemerere tubanza tunamuha ikaze. Ikaze Dr. Murakoze cyane. Stroke ni iki? Ni indwara, ni impanuka, ni iki? Stroke ni indwara, akaba ari indwara ifata itunguranye, aho igice cy'ubwonko cyangwa se ibirenze kimwe bibura amaraso kubera ko umutsi ugaburira ubwonko wifunze cyangwa se waturitse. Akaba ari indwara ikunze gufata abantu barengeje imyaka 65, igaragara gake cyane mu bantu bafite imyaka iri munsi ya 40. Stroke ngo ni indwara nk'uko Dr Venuste Nkundimana abidusobanuriye. Hanyuma se Dr, twavuga ko stroke iterwa n'iki? Kubera ko nyine nk'uko mwari mumaze kubitubwira ishobora gufata abantu bari munsi y'imyaka 40 nubwo ari gake ariko barafatwa. Hanyuma nabo bakuze nabo bose nyine turebeye muri rusange twavuga ko stroke ibishobora guterwa n'iki? Stroke nk'uko twabibonye ko irimo ibice bibiri by'ingenzi, kuba umutsi wakifunga cyangwa se ugaturika. Bishobora guturuka ku bintu bitandukanye, harimo kuba umuntu afite umuvuduko w'amaraso utameze neza uri hejuru cyane, bikagenda byangiza iyo mitsi. Hari kuba umuntu anywa itabi cyangwa se afite ibinure byinshi mu maraso. Hari uburwayi bwa diabete. Hari kuba umuntu asanzwe afite uburwayi bw'umutima nka arrhythmie cardiaque, izwi cyane ni atrial fibrillation, aho umutima udatera neza amaraso akaba yavura ako kabumbi k'amaraso kakagenda kagafunga imitsi yo mu bwonko. Muri rusange ndetse n'abarwayi bafite umubyibuho ukabije cyane bigaragara ko bashobora kwibasirwa n'indwara ya stroke. Turi muri era ya COVID-19. Ubushakashatsi bwagaragaje ko COVID-19 cyangwa se coronavirus igenda yangiza imitsi y'ubwonko ku buryo 2% mu barwayi bafite COVID bashobora kugira stroke. Byumvikane rero ko hari impamvu nyinshi zatuma umuntu yikingiza COVID kugira ngo adahura n'ibyago byo kuba yarwara stroke. Bimwe mu byo muvuze bishobora gutera stroke harimo kuvura kw'amaraso. N'icyo ubundi gishobora gutuma amaraso avura? Amaraso ashobora kuvura kubera ko hari icyangije umutsi. Iyo umutsi utwara amaraso wangiritse kubera ko nk'umuvuduko w'amaraso ubaye mwinshi, umuntu asanzwe afite nk'ibinure by'amaraso menshi cyane byarakoze icyo akita nka plaque ku nkuta
z'iyo mitsi itwara amaraso, iyo hari akabango kavuyeho kuri icyo kibumbe cyagiye kihoma kigizwe n'ibinure cyagiye kihoma ku mitsi itwara amaraso, amaraso atangira kuvura. Iyo avuze rero ashobora kugomera aho ngaho kuri icyo gice, cyangwa se icyo kibumbe kigatembera kikagenda kigafunga ku mutsi mutoya kibugereho. Ntabwo byoroshye. Stroke navuga ko ni n'indwara mu by'ukuri isa naho iteye ubwoba mu kuntu, ariko kubw'amahirwe nyine iyo tuyimenye umuntu ashobora kuvuga ati byibuze ku kigero runaka nshobora kwirinda. Ese stroke umuntu ashobora kuyirinda? Stroke ni indwara ishobora kwirindwa ku kigero kigeze kuri 80%. Ibyo umuntu yakora kugira ngo yirinde stroke, twavuga nk'imigenzereze myiza, cyangwa se ibyo bakita mu cyongereza healthy lifestyle modifications, aho umuntu usanzwe unywa itabi ashobora kurihagarika, ufite umuvuduko w'amaraso utari ku murongo agakurikiza inama za muganga, agafata imiti uko bikwiye, umuvuduko w'amaraso ukajya ku murongo. Umurwayi ufite ikibazo cy'isukari iri hejuru cyane agafata imiti neza, isukari ikajya ku murongo, cyangwa se abafite wa mubyibuho ukabije cyane bagakora imyitozo ngororamubiri, bakita ku mirire yabo, bakabasha kugira ibipimo bikwiye bya BMI cyangwa se body mass index. Hari kandi kuba umuntu usanzwe ufite ibinure byinshi mu maraso ashobora gutangira gufata imiti igabanya ibyo binure mu maraso kugira ngo bimurinde kuba yahura n'indwara ya stroke. Muri rusange rero ku cyiciro cy'abarwayi twavuze bagira stroke kubera uburwayi bw'umutima basanzwe bafite, nabo bitabwaho n'abaganga bagahabwa imiti ibarinda ko bagira stroke. Stroke ngo ishobora kwirindwa ku kigero kigeze kuri 80% nk'uko Dr. Venuste Nkundimana arimo kubidusobanurira, ariko ni mu gihe ngo waba uyitayeho cyangwa se uhinduye uburyo bw'imibereho, ukubaha inama iyo ari yo yose muganga nyine yakugiriye mu gihe uri mu bantu bashobora kugira ibyago byo kuba barwara iyi stroke. Usibye se wenda ushobora kuba yayirinda bitewe nuko noneho yumviye inama muganga yamuhaye. Stroke ni indwara ishobora guhitana uyirwaye? Stroke ni indwara ikomeye cyane, aho abo yafashe 50% ishobora kwita ibahitana, ariko akaba ari n'indwara ishobora gutera ubumuga bw'igihe kirekire. Stroke rero ni indwara wavuga ko ifata umwanya wa kabiri mu ndwara zica ku isi yose, urebye ikigero cy'abantu bakuze. Nyuma y'indwara y'umutima, stroke niyo ndwara ya kabiri ihitana abantu benshi. Akaba ari indwara ku isi yose buri mwaka ifata hafi miliyoni 15, ku mwaka kimwe cya kabiri hafi miliyoni 7.9 cyangwa 8 irabahitana. Kuba ari indwara iya kabiri ihitana abantu benshi, nibyo ngira ngo ubanzana nahereyeho mvuga ko ni indwara umuntu yahita yumva ko isa naho iteye ubwoba. Navuga ngo kuba yahitana abantu cyangwa se kuba yahitana uyirwaye ubwabyo ni ingaruka, ariko se ni nk'izihe ngaruka zindi stroke ishobora kugira ku muntu wayirwaye? Stroke ni indwara ifata umuntu igice cy'ubwonko cyangiritse kigatangira kugaragaza ibimenyetso bindi, aho umuntu ashobora kugira paralizi, amaboko ntakore cyangwa se umunwa ugahengama, umuntu ashobora kugobwa ururimi ntabashe kuvuga. Ikindi nuko stroke ishobora gutuma umuntu atakibasha gukontorora amarangamutima ye, akaba yagira kwigunga, akagira agahinda gakabije, ibyo wakita nka depression. Stroke ni indwara ishobora gutera ingaruka z'ako kanya ndetse n'iz'igihe kirekire. Mu ngaruka z'ako kanya hari ukuba umuntu ashobora gutakaza ubwenge akajya muri koma, cyangwa se akaba yatakaza kuvuga, cyangwa se umurwayi akaba ashobora gutangira kunanirwa kumira, wagira icyo umuhereza agatangira kumukorwa agakorora, cyangwa se bikajya mu bihaha bikaba byamutera uburwayi bw'ibihaha. Stroke kandi muri rusange ikintu iteza gikomeye ni ubumuga bw'ingingo, aho umuntu ashobora kugira paralizi y'amaboko cyangwa se amaguru, isura, ukabona umuntu yahengamye umunwa, cyangwa se akumva hari igice cy'umubiri akoraho ntiyumve ko icyo gice kikibasha kumva.
muri izo ngaruka nk'uko tubyumvise harimo n'ingaruka ikomeye, depression cyangwa se kwiheba cyangwa se kugira agahinda gakomeye, hanyuma no kuba umuntu yagira ubumuga bw'ingingo. Ibi byose umuntu yanibaza, se stroke bishobora kuvurwa igakira? Yego, stroke ni uburwayi bushobora kuvurwa bugakira. Akenshi igituma umurwayi ashobora guhitanwa na stroke ni uko ashobora gutinda kugera kwa muganga. Ubundi umurwayi wagaragaje ibimenyetso bya stroke aba agomba kugerageza nibura akagezwa kwa muganga mu gihe cy'amasaha 3, agakorerwa CT scan cyangwa se scanner y'ubwonko, bakamenya nimba ari umutsi wifunze cyangwa nimba ari umutsi waturitse, agahabwa ubuvuzi butuma ya mitsi yifunze ibasha gufunguka, amaraso agakomeza gutembera, cyangwa se nimba ari amaraso yaviriye mu bwonko ari menshi akaba yakurwamo, cyangwa se hagakorwa uburyo bwo guhagarika ayo maraso ari kuva. Hanyuma ashobora gukira ku kigero kingana iki? Kubera ko impamvu turimo kubibaza nuko hari umuntu wenda ashobora kuba itahise imuhitana kwa muganga, ariko ugasanga wenda ari mu rugo haryamye igihe kirekire. Twavuga ko ifu iba yakira ku ruhe rugero? Uburwayi bwa stroke ni uburwayi bushobora gukira igihe umurwayi yahawe ubuvuzi hakiri kare. Umurwayi akaba ashobora gukira akagarura ubuzima bw'ibice byari byangiritse ku kigero kigeze kuri 40%. Umurwayi rero utabashije kugira recovery ya bya bice bye byatakaje ubuzima kubera ko ubwonko bwangiritse, akomeza kwitabwaho kugira ngo ahangane n'ingaruka z'ubumuga yakuye kuri iyo stroke. Mu rwego rwo kwirinda stroke, umuntu cyane cyane wenda no mu kiganiro Menya Wirinde hanini dukunze kugaruka ku bimenyetso, ku buryo wenda umuntu ashobora kuvuga ati nshobora kuza kugira stroke, kandi twanumvise yuko ni indwara umuntu ashobora kuba yakwirinda ku kigero cya 80%. Bivuze ngo mu rwego rwo kwirinda, ubundi nuko n'umuntu wenda ashobora kuba yagira ibimenyetso abona, aba yavuga ati mu rwego rwo kwirinda ko nza kugira stroke reka wenda nirinde ibi ngibi. Haba hari ibimenyetso wenda bishobora kuba byagaragara mbere y'uko umuntu ashobora kuza kugira stroke? Icyo ni ikibazo cyiza ariko kinakomeye. Ntabwo umuntu ashobora kwicara ngo amenye nimba mu masaha 20 cyangwa se 48 ari bugire stroke. Uko iriya mitsi itwara amaraso igenda yangirika bifata igihe kirekire, ariko stroke yigiye kugufata biza bitunguranye. Umuntu akaba ari umushoferi atwaye imodoka, yafata feri ikirenge kikaba kitakibasha gufata feri. Byumvikane ko nta kintu umuntu yaheraho avuga ko uyu munsi yagira stroke cyangwa se ejo yagira stroke. Ariko kwa muganga hari ibipimo dushobora gufata tukareba nimba twakubwira ibyago ufite mu myaka 10 izaza yuko wagira stroke. Muri ibyo ngibyo ibipimo dushingiraho hari ukureba ikigero cy'imyaka yawe ufite, tukareba igipimo cyawe cy'isukari, tukareba umuvuduko wawe w'amaraso uko ungana, tukareba n'ibipimo by'ibinure mu maraso yawe uko bingana, ndetse tukanakubaza nimba hari umuntu muri famiye yawe cyangwa se mu muryango wawe wagize uburwayi bwa stroke. Bitewe n'amanota buri kibazo kimwe twagiye tugiha, tubasha kubona ikigero cyangwa se ibyago byo kuba wagira stroke mu myaka 10 iri imbere. Icyo nicyo gishoboka. Iyo rero tubona ko ufite ibyago biri hejuru ya 25% byo kugira stroke mu gihe cy'imyaka 10 iri imbere, hari imiti tugutangiza igabanya ibya byago byo kugira stroke. Mu byo mugenderaho cyangwa se munabaza nk'uko mubitubwiye, harimo kuba mubaza umuntu niba wenda mu muryango nta wigeze agira stroke. Ese bya biterwa nuko wenda stroke ishobora guha uruhererekane mu muryango? Stroke ishobora kuba uruhererekane mu muryango, ko iyo ufite umubyeyi cyangwa se uwo muvukana, byumvikana ko ari isano ya hafi, wagize stroke, nayo ibyago byo kugira stroke mu buzima busanzwe biba biri hejuru ya 30%. Stroke rero akaba ari indwara ihangarikishije isi yose muri rusange, kuko uretse no kuba umuntu yayigira mu muryango, abantu bose barengeje imyaka 25, umwe muri 4 abazagira stroke mu buzima zamara ku isi.
byumvikane ko ari indwara igaragara cyane. Kuki ishobora kuba yafata umuntu urenze umwe mu muryango? Byaba biterwa wenda se nuko bari mu turemangingo, ni ukubera iki? Kugeza ubu na genetic material cyangwa se uturemangingo wavuga ko twagaragaye ko ari two dutera stroke mu miryango, ni observation cyangwa se ibigenda bigaragara mu bushakashatsi, ariko kugeza ubu nta kiragaragaza uturemangingo dushobora kugaragaza ko umuntu azagira stroke. Mwanya nabajije ibimenyetso wenda umuntu ashobora kuba yagira ku buryo wenda yakwikanga akaba yajya kwa muganga hakiri kare, nubwo mwatubwiye ko nta bimenyetso bishobora kugaragariza umuntu yuko ashobora kuzagira stroke kuko nyine itunguranye, ariyo mpamvu ngira ngo abantu bashobora gutekereza ko ni indwara se cyangwa se ni impanuka. Aha noneho ndashaka ko mutubwira ibimenyetso kuri wa muntu noneho wamaze kugira stroke ije itunguranye ariko arayigize, umuntu bari kumwe ni ibihe bimenyetso ashobora kureba ku murwayi we ku buryo yahita atekereza ko ari stroke, kugira ngo najya no kwa muganga bataza gutangira kujya kuvura ibindi? Ibimenyetso umurwayi ufite stroke cyangwa se ukekwaho kuba yagize stroke yagaragaza ni ukuba ashobora gutakaza nko kuba yananirwa kuvuga kandi yari asanzwe avuga, kuba umurwayi yagira pararizi ije ako kanya ku maboko cyangwa se ku maguru, cyangwa se ukabona yahengamye isura, umunwa ukabona wahengamye. Akenshi ibyo nibyo bimenyetso bigaragara ku barwayi ba stroke. Kimwe nuko umurwayi wa stroke ashobora kwita atakaza ubwenge, kikaba ari cyo kimenyetso. Kimwe mu bimenyetso harimo gutakaza ubwenge. So umuntu wese watakaje ubwenge bivuze ko ari stroke? Umuntu wese watakaje ubwenge ntabwo uhita wumva ko ari stroke, ko hari ibintu byinshi bitandukanye bishobora gutuma umuntu atakaza ubwenge by'ako kanya. Hari nka gisida ishobora gutuma umuntu ahita atakaza ubwenge niba umuntu yaguye nko muri douche cyangwa se ahandi. Hari kuba umuntu hari imiti yaba yanyweye ishobora kugenda ikangiza ubwonko akahita atakaza ubwenge. Iyo rero umurwayi atugezeho asanzwe afite bya byago byo kugira stroke, tukabona afite ibimenyetso byayo kandi byaje ako kanya, yari asanzwe ameze neza ari mu kazi ke, tuba tugomba kumukorera scanner byihutirwa tukareba niba nta mutsi wifunze cyangwa se waturitse. Akunze kuvuga ko wanza yari indwara iteye ubwoba, ariko nyine birumvikana iyo umuntu afite ubwoba bw'indwara runaka nuko iyo ndwara bimuhangayikishije. Nagira ngo noneho turebeye mu ishusho rusange, stroke yaba ari indwara mu Rwanda ihangayikishije? Mu Rwanda cyangwa se n'ibindi bihugu biri munsi y'ubutayu bwa Sahara, stroke ni indwara ihangayikishije ugereranije ubwinshi bwayo, uburyo igaragara mu bantu, cyangwa se ugereranije n'ibiyitangwaho kugira ngo umuntu abashe kuvurwa. Scanner ntabwo iboneka ahantu hose, ndetse n'abarwayi ntabwo bagira ubushobozi bwo kwivuza hakiri kare ngo bamenye bya byago byo kuba bagira stroke mu myaka 10 izaza ngo batangire imiti hakiri kare. Ni indwara rero ihangayikishije sosiyete nyarwanda. Indwara ihangayikishije kubera yuko ni indwara ishobora guhitana byibuze 50% by'abayirwaye cyangwa se bagize ibyago byo kugira stroke, nk'uko nyine muganga yakomeje kugenda bidusobanurira. Ni indwara ihangayikishije kubera yuko igira ingaruka nyinshi, usibye n'ingaruka wenda y'urupfu, birumvikana bikanagera no ku bukungu, ariko nanone birumvikana nyine no ku buzima bw'uwayirwaye. Hanyuma nanone twanumvise yuko ni n'indwara ibishobora kuba yakwirindwa kubera yuko byibuze hari ijanisha runaka by'abashobora kuvurwa bagakira. Ibi byose tubihuje, Dr. twifuzaga ko noneho mutugira inama. Ni byose tubihuje, ibyo mutubwiye ni izihe nama mwumva mwatugira? Inama natanga nuko abanyarwanda bagerageza kujya bakoresha check up, umuntu akamenya izihe ndwara afite ibyago byo kuba yagira, akagirwa inama hakiri kare. Ikindi nuko Minisiteri y'Ubuzima ndetse n'abafatanyabikorwa bayo bakongera ubushobozi, yaba ari ukongera ubwinshi bw'abaganga mu turere dutandukanye,
ndetse na facilities za CT scan, kuko dutanze urugero nk'umurwayi wagira stroke ari muri Nyagatare kugira ngo azagere ku bitaro bya Kanombe mu masaha 3 ni ikintu kigoranye. Ntabwo ambulance ziragera ahantu hose ari nyinshi, tuvuge nka Sami, ku buryo umurwayi mu masaha 3 yaba yatangiye guhabwa bwa buvuzi. Urugendo ruracyari rurerure ariko ni ibintu bishoboka. Ngizi inama zitangwa na Dr. Hatabantu bakoreshe isuzuma mubiri hakiri kare, ntujye kwa muganga kubera yuko wamaze kurwara cyangwa se waraye ku musonga. Iyi ni inama ikunze guhurizwaho mu biganiro Menya Wirinde bigiye bitandukanye tuganira ku ndwara